Yesu ashimwe bene data. Ni mwarimu Valence ugarutse. Nongeye kuzana irindi jambo rihindura ubuzima bwawe, kuko icyifuzo cyawe kirazwi. Urifuza guhabwa umugisha n'Imana, urifuza ko Imana ihindura ubuzima bwawe, urifuza kubona ibyiza bituruka ku Mana. Niba rero ntakwibeshyeho, ndatekereza ko icyifuzo cyawe ari uko Imana yaguha umugisha mu byo ukora byose. Icyifuzo cyawe ni uko Imana iguha umugisha mu byo ukora byose, kuko twese nicyo cyifuzo cyacu. Nanjye nicyo cyifuzo cyanjye. Mu byo nkora ndifuza ko Imana yabimpamo umugisha. Ngira ngo nawe niko bimeze. Urifuza ko mu byo ukora Imana yaguha umugisha. Urifuza umugisha mu byo ukora byose. Ariko hari akantu nshaka kukubwira kugira ngo ukamenye. Icyo cyifuzo cyawe cyo kugira ngo Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose, Satani arakirwanya. Wari ubizi? Wari uzi ko icyifuzo ufite cyo kugira ngo Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose, wari uzi ko icyo cyifuzo Satani akirwanya? Aka kanya rero ikinzanye nje kukubwira ibitego 4 ugomba gutsinda Satani kugira ngo ubone umugisha mu byo ukora byose. Donc hari ibitego 4 ugomba gutsinda Satani kugira ngo icyifuzo cyawe kigerweho, kuko icyifuzo cyawe ni kugira ngo Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose. Hari ibitego 4 ugomba kumutsinda. Rero ndaza kugusobanurira ibyo bitego 4. Ndi kugusobanurira inzego enye Satani arwanyirizaho umuntu, kuko Satani arwanyiriza umuntu mu nzego enye. Kuko urifuza guhabwa umugisha mu byo ukora byose, ariko Satani arakurwanya, akurwanyiriza mu nzego enye. Ngiye kugusobanurira aka kanya. Urwego rwa mbere Satani arwanyirizaho umuntu kugira ngo atabona umugisha mu byo akora byose, kugira ngo atabona ibyiza bituruka ku Mana, ni ukumubuza kugera aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Ubwo niko rwego rwa mbere Satani arwanyirizaho abantu. Ni ukuvuga ngo Satani akora uko ashoboye kose, agakoresha amayeri yose ashoboka n'uburiganya bwose kugira ngo akubuze kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa. Kandi iki kintu Satani yamaze kukigeraho ku bantu benshi. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi baba hanze y'aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Uzabona abantu benshi batajya bakandagira mu rusengero, kuko ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa ni ahantu henshi hatandukanye. Ushobora kuba mu rusengero, ijambo ry'Imana rishobora kuvugirwa mu nzu y'Imana mu rusengero. Ijambo ry'Imana rishobora kuvugirwa kuri YouTube nkurikiye urimo kunyumva. Ijambo ry'Imana rishobora kuvugirwa mu materaniro, mu magrupe ya WhatsApp. Ijambo ry'Imana rishobora kuvugirwa mu butumwa bwanditse kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram. Ni ukuvuga ngo hari ahantu henshi hatandukanye ijambo ry'Imana rivugirwa. Rero urwego rwa mbere Satani akurwanyirizaho ni ukukubuza kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 84 umurongo wa 11 ngo umunsi umwe mu bikari byawe uruta iminsi 1000 hanze yabyo. Hano baratubwira ngo umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi 1000 ahandi. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe gusa mu nzu y'Imana uruta iminsi 1000 hanze y'inzu y'Imana. None rero sasa, niba Satani yaramaze kumenya ko umunsi umwe gusa wamara mu nzu y'Imana uruta iminsi 1000 wamara hanze yayo, niyo mpamvu nawe yahagurukije urugamba rwo kukurwanya kugira ngo utazigera ugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa. Ubwo iyo tuvuze inzu y'Imana hano turi kuvuga ahantu hose ijambo ry'Imana rivugirwa, tuhagereranije n'inzu y'Imana. Revo ya mbere Satani akurwanyirizaho rero ni ukukubuza kugera aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Ni ukuvuga rero ngo Satani akoresha uburiganya butandukanye. Hari impamvu nyinshi zivuka zituma utashobora kuhagera. Niyo mpamvu uzabona nk'abantu benshi bibera mu tubari, hari ibindi bintu bakora babamo, mbese ugasanga ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa adashobora kuhagera.
hari n'abo ushyira muri gurupe ya WhatsApp kugira ngo bakurikire inyigisho agahita asohoka. Hari n'abogera hari n'abaza kuri YouTube ariko ugasanga aho ijambo ry'Imana rivugirwaho ntabwo ashaka kuhagera, ahubwo agahita ajya kwirebera ibindi bintu bitari ijambo ry'Imana, kuko nirwo rugamba Satani arwana kugira ngo utazigera ugera aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Hari abatajya bakandagira mu rusengero rwose pe. Hari n'abishyira muri groupe ya WhatsApp akanemera kazamo ariko message zivuga ijambo ry'Imana ntazisome cyangwa se agahita asohokamo. None ukuvuga ngo Satani iyi level ya mbere yayitsindiyeho abantu benshi baheze hanze y'ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa, baheze hanze y'inzu y'Imana. Rero birashoboka ko wowe waba uri umunyabwenge ugashobora kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, birashoboka rwose. Ugasanga ubaye umunyabwenge wowe ugezaho ijambo ry'Imana rivugirwa. Iyo washoboye kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, ni ukuvuga ngo Satani uba umutsinze igitego cya mbere. Uranyumvise? Iyo washoboye kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa aho ariho hose, Satani uba umutsinze igitego cya mbere. Ni ukuvuga ngo kuri level ya mbere uba umutsinze, kuko umugambi we wari ukukurwanya kugira ngo utageraho ijambo ry'Imana rivugirwa. None ushoboye kuhagera, ni ukuvuga ngo igitego cya mbere urakimutsinze. Iyo rero Satani abonye ushoboye kumutsinda igitego cya mbere, iyo Satani abonye ubaye umunyabwenge ukashobora kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, ahita yimuka akajya kukurwanyiriza kuri level ya kabiri. Level ya kabiri ni iyihe Satani arwanyirizaho umuntu? Urwego rwa kabiri ni ukukurangaza wamaze kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa. Kuko hari abantu batsinda Satani igitego cya mbere bakabasha kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, ariko yamara kuhagera Satani akazana ibirangaza byinshi. Hari abazamuramo umwuka wo gupinga, hari abandi hari ibindi birangaza bishobora kuza ugasanga bitumye udashobora kumva ijambo ry'Imana kandi wari wagezaho rivugirwa. Ndetse hari n'abo Satani uzabona ateza ibitotsi ukabona nko mu rusengero arimo gusinzira. Ni ukuvuga ngo n'urwego rwa kabiri Satani arimo kumurwanyirizaho, kuko ku rwego rwa mbere uwo muntu yabashije gutsinda Satani agera mu nzu y'Imana, ageraho ijambo ry'Imana rivugirwa. None arimo aramurwanyiriza ku rwego rwa kabiri. Hari benshi atsinda rero bagataha nta kintu bumvise, kubera ko yabashije kubatsinda kuri urwo rwego. Ariko birashoboka ko wowe waba umunyabwenge ugatsindira Satani kuri uru rwego rwa kabiri. Wowe wagera mu nzu y'Imana ugakurikira, ukirinda ibirangaza, ukabasha kugira icyo wakira gituruka ku Mana, ugataha wakiriye ijambo ry'Imana muri wowe. Ni ukuvuga ngo wowe iyo washoboye kwirinda ibirangaza ukakira ijambo ry'Imana rikinjira muri wowe, uba utsinze Satani igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri, icya mbere wakimutsinze, ntiyashoboye kukubuza kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa. None n'icya kabiri urakimutsinze, ntabwo ashoboye kukurangaza ngo akubuze kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uraryumvise, igitego cya kabiri uragitsinze. Iyo rero umuntu yatsinze Satani igitego cya kabiri, iyo yashoboye gukurikira ijambo ry'Imana akaryumva rikaba muri we, Satani ahita azamuka ku rwego rwa gatatu, ahita kurwanyiriza ku rwego rwa gatatu. Urwego rwa gatatu Satani arwanyirizaho umuntu ni urunguru. N'igihe umuntu yabashije kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, anahageze ntiyarangara, yakira iby'Imana imubwira iciye mu bakozi bayo. Urwego rwa gatatu ni uruhe rero? Satani azagambiriye kukwiba ibyo wize. Kuko birashoboka ko umuntu yakwakira ijambo ry'Imana muri we, ndetse agafashwa agataha ari kuvuga ati rwose nafashijwe, iriya nyigisho iramfashije kabisa. Ariko Satani akaba afite strategy yo kukwibira iryo jambo ryagufashije, ku buryo ushobora gusanga umuntu nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 bya bindi yavugaga byamufashije yamaze kubyibwa yabitwawe. Ugasanga nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ntabwo akibuka ibyo yize kandi yari yatashye avuga ngo byamfashije. Icyo gihe iyo Satani abashije kukwiba rero ibyo wize ukabyibagirwa, ni ukuvuga ngo rero Satani abagutsinze igitego. Ni ukuvuga rero ngo biragusaba kugira ngo reka nkubwire, iyo ushoboye kurinda ibyo wahawe ntubyibwe,
kuko birashoboka ko umuntu yatsindira satani no kuri uru rwego rwa gatatu. Yatsinze ku rwego rwa mbere ageraho ijambo ry'Imana rivugirwa, no ku rwego rwa kabiri atsinze satani ntiyarangara, agize ibyo yakira atahanye. Ndetse birashoboka ko umuntu yaba umunyabwenge agatsinda satani no ku rwego rwa gatatu, agashobora kurinda ibyo yahawe kugira ngo atabyibwa, akabigumana muri we, akaba yujuje ijambo ry'Imana muri we. Ni ukuvuga ngo iyo bimeze bityo, uba utsinze satani igitego cya gatatu. Ushaka kuvuga ati ariko ibi bintu birashoboka uri kutubwira wowe? Ushaka kuvuga ati se ubwo nshobora kumva ijambo ry'Imana maze satani akaza karinyiba? Ibi bintu bikuye hehe? Ndashaka ngubwira ko ibi bintu ndi kukubwira na Yesu yarabizi. Reka tujye muri Mariko 4:15 wumva uko havuga. Mariko 4:15 ndagira ngo wumve ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira. Mariko 4:15 reka tuhasome wumva uko havuga. Haratubwira ngo izo mu nzira ngo ahiryo jambo ribibwa, ngo abo nibo bamara kumva, uwo mwanya satani akaza agakura iryo jambo ryabibwe muri bo. Ngo hari abamara kumva ijambo ry'Imana, uwo mwanya satani akaza agakura ijambo ryabibwe muri bo, akaryiba akaritwara. Ndagira ngo wumve ko Yesu yarabizi ibi ngibi ndi kukubwira. Ni ukuvuga ngo hari abamara kumva ijambo ry'Imana bakaryibwa mu gihe gitoya bakaba bararitwawe. Weho rero ushobora kuba umunyabwenge ntiwemerere satani ko akwira ijambo wakiriye, ugasanga iryo jambo riri muri wowe pe uraritunze. Ni ukuvuga rero ngo iyo satani abibonye atyo, akabona ko umutsinzi igitego cya mbere wageze mu nzu y'Imana, umutsinda n'igitego cya kabiri, ugera ntiwarangara, ugira ibyo wakira, none kandi umutsinze n'igitego cya gatatu, ijambo ry'Imana rigumye muri wowe, ntabwo warangaye urarifite, ntabwo ashoboye kurikwiba. Ahita kurwanyiriza kuri levo ya 4, ari nayo levo ya nyuma. Levo ya nyuma satani arwanyirizaho umuntu ari levo ya 4, ni ukumubuza gushyira mu bikorwa ibyazi. Ugasanga ufite ijambo ry'Imana ryinshi muri wowe, ntago washoboye kuryibwa, ariko ugasanga biragarukira mu bumenyi gusa, nta gushyira mu bikorwa ibyuzi. Ubwo ni ukuvuga ngo n'urwego rwa 4 satani barimo kukurwanyirizaho kugira ngo utazashobora gushyira mu bikorwa ibyo wamaze kumenya. Uru ni urwego rwa 4. Reka mbabwire, iyo umuntu ashoboye gutsinda satani kuri uru rwego rwa 4, uyu muntu niwe ubona umugisha mu byo akora byose. Iyo umuntu ashobora kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, yarangiza akirinda kurangara, akakira iby'Imana imubwira, yarangiza akaba munyabwenge, akabasha kubirinda kugira ngo atabyibwa, ndetse agaharanira no gushyira mu bikorwa ibyo yize, Bibiliya itubwira ko uyu muntu ari uzahabwa umugisha mu byo akora byose. Muri Yakobo 1:22 batubwira ko uzi ijambo ry'Imana ariko ntarishyire mu bikorwa. Bibiliya itubwira ko uwo muntu yishuka. Ariko kumanuka hasi kugera ku 25 batubwira ko wumva ijambo ry'Imana yarangiza agakora ibyo rivuga, ngo niwe uzahabwa umugisha mu byo akora byose. Ngibi rero ibitego 4 ugomba gutsinda satani kugira ngo ugere ku cyifuzo cyawe. Kuko twatangiye tuvuga ko icyifuzo cyawe ari uguhabwa umugisha mu byo ukora byose. Ni ukuvuga ngo icyo cyifuzo cyawe kugira ngo kigerweho, kuko icyo cyifuzo satani arakirwanya. Nkubwiye rero ibitego 4 ugomba kumutsinda kugira ngo uhabwe umugisha mu byo ukora byose, icyifuzo cyawe kigerweho. Ni uguharanira kugeraho ijambo ry'Imana rivugirwa, wahagera nturangare, ukirinda ko satani akurangaza, ukakira iby'Imana ikubwira, warangiza nanone ukamenya kubirinda kugira ngo utabyibwa. Igitego cya gatatu nacyo uragitsinze, noneho ukagera ku rwego rwa 4 rwo gushyira mu bikorwa ibyo wamaze kumenya, ngo niwe uzahabwa umugisha mu byo akora byose. Yakobo 1:22 reka tuhasome ku murongo wa 25 mwumva ko havuga. Yakobo 1 ku murongo wa 25 baravuga ngo ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ngo ahubwo ari uyumvira, ngo niwe uzahabwa umugisha mu byo akora vuba. Ni ukuvuga ngo iki cyifuzo cyawe rero kizagerwaho nubasha gutsinda satani ibi bitego 4. Ni ibitego 4. Ntabwo rero ngiye kukubwira birebire nahangaha ngarukiye, ariko nubasha gutsinda satani ibi bitego 4, icyifuzo cyawe cyo kugira ngo Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose kizagerwaho. Wumvise inzego enye satani kurwanyirizaho.
nawe izi nzego kurwanyirizaho uko arenye. Kuri buri rwego ugomba kumutsinda igitego. Ibi bitego bine nubitsinda uraza kubona ibintu ukora byose, ntabwo nzi ibyo ukora ibyo ari byo, ariko ndakwizeza ko ibyo ukora byose uzabibonamo umugisha w'Imana. Imana iguha umugisha. Rero ntabwo tugiye gutinda, reka nkusengere kugira ngo ubashe guhagarara neza muri iki cyigisho. Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa, nsengeye uyu mugaragu wawe unteze amatwi unyumvise, umushoboze kugira ngo abashe gutsinda Satani kuri izi nzego zose uko arenye, amurwanyirizaho, abashe gutsinda ibi bitego uko ari bine. Kandi uratwizeza ko namara gutsinda azahabwa umugisha mu byo akora. Ndagushimiye ko ugiye kubimufashamo kugira ngo abashe guhagarara nk'uko ubishaka kandi abone umugisha uturuka kuri wowe mu byo akora byose. Ndagushimiye ko ubikoze. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.